ariko bangiriye igendera ahunze mwene so Abusalomu. Imana itugirire neza. Yesaya 58 umurongo wa 3 ndageza ku murongo wa 5. Yesaya 58 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Abavuga ngo ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa n'ubwiteho n'iki? Iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Biterwa nuko ku munsi wanyu kwiyiriza ubusa mubonye ko mwinezeza ubwanyu mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo kwiyiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu nimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru, kugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese n'umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo ni byo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi w'Uwiteka yishimira. Nayo ngayo ni gusome umwanya mutoya tuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma abo tutabanye kusi w'ejo nitwa Jean Paul Wamuremyi, ndi umukristo waburirwa i Nyarugenge. Nishimiye ko Yesu nanjye yampaye umwanya mwiza wo kuboneka muri iyi Nyakeke. Ejo abo twaganiriye twabonye ko Imana ifite imbaraga zo kurema amashimwe. Twarabibonye babwira ko Imana yantumye ko umuntu uzaba amaso muri iki cyumweru Imana izareba amashimwe. Nababwiye yuko umuntu ashobora kurwara indwara bita muzukogira bitewe n'uko ari kurwana n'ikintu kimurusha imbaraga, ariko babwira yuko hari igihe Imana ijya igikemura ikakivana mu buzima bw'umuntu, umuntu akoroherwa, umuntu akaririmba atarepese. Kandi ejo twarabisengeye, Imana ibahumugisha cyane. Hanyuma uyu munsi urambaza ngo Imana yagutumye biki? Tugiye gukomeza tuganire ku bijyanye n'amashimwe. Turi mu cyumweru cy'amashimwe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ibyo Imana yagukoreye cyangwa yankoreye bikwiriye kuremera abandi amashimwe. Urumva? Ukuvuga Imana yarakoze mu buzima bwanjye, ariko ntabwo bikwiriye kugarukira mu mibereho yanjye ujye bishima Imana njye bivuga, ahubwo bikwiye kuremera n'undi muntu amashimwe, bikaba amashimwe y'uruhererekane. Muranyura? Hari ibibazo bitasaba yuko twongera kubisengera, ahubwo wowe wabikemura bitewe n'ibyo Imana yakoze. Urumva ni ishimwe ariko ryaremye irindi shimwe mu buzima bw'umuntu. Haleluya, haleluya. Ese muranyumva? Ubu tubwira umuntu asengera inkweto, tubwira umwana ngo nasengera 20,000 byo kujya muri groupe scolaire, tubwira umuntu ngo nasengera mitiweli y'umuntu umwe, tubwira umuntu ngo nasengera ifunguro rya saa sita. Dufunguye imitima Imana yadukoresha. None bya bindi Imana yakoze, bya bindi dushimira Imana, nawe bikamujyanira amashimwe. Muvuge ngo ayo mashimwe araryoha. Tugiye gusubiza ikibazo muri Bibiliya twasomye. N'Abisirayeli bakibazaga muri Yesaya 58. Baravuze ngo kubera iki twiyiriza ubusa tukibabaza ariko ntugiteho? Ni ikibazo bari babajije Imana. Kubera iki Imana twiyiriza ubusa tukibabaza ariko ntugiteho? Imana igiye kubasubiza ivuga ibintu bibiri, ntaza kuba umwanya wo kuvuga cyane. Iravuga ngo icya mbere nemera yuko mwiyiriza ubusa. Rwose kwiyiriza ubusa ndabyemera ko mubikora, kandi mukanabikora no mu buryo bubabaje, kuko ubikaga umutwe muberanye, bakisasira ibigunira, bakaryama mu ivu. Murumva twebwe ntabwo tujya tubikora. Ngo iyo biyiriza ubusa, ubikaga umutwe muberanye, ntawarebaga hejuru. Icya kabiri, bakisasira iki? Ibigunira, barangiza bakaryama mu ivu. Imana itemera yuko biyiriza ubusa. Ariko igiye gusobanura impamvu ituma amasengesho yaba Imana itanyumva. Iravuga ngo gusenga kwanyu impamvu kutagera mu ijuru harimo akantu mwakuyemo, kandi k'ingenzi mu masengesho kugira ngo yumve, ni akantu ko kugirira neza abandi. Mwibuke amagambo Imana yarababwiye ngo mugiye kujya i Kanani, nzabaha igihugu cyiza, muzarya ibyo kurya ntabwo bizigera bibura. Ni igihugu nitavugwa mu ntangiriro z'umwaka nkageza mu iherezo. Turi kumwe? Imana irabaganiriza ibyo bintu byose Imana yababwiye, yaje kubisohoza barageze mu gihugu. Ariko mu yandi mabwiriza Imana yongeyeho, yarababwiye ngo nimuramuka mugeze mu gihugu hari ikintu basaba. Nimuzajye murya ngo mumare, nimuzajye musarura ngo mumare mu murima, ahubwo muzajye mugira ibyo musigamo kugira ngo basuhuke n'abatarafatisha ubuzima babone aho bahura.
ntabwo munyumvise. Niba mwanyumvise niyo nasoreza ngaho. Urumva Bibiliya iravuze ngo ntimuzakora ikosa ryo kumaririza mu murima ngo mugende musarure mu bimaremo. Oya, ahubwo muzajye mugira ibyo musigamo. Mu Cyongereza baravuga ngo ni intentionally, kubisigamo wabigambiriye ariko wubahiriza gahunda y'ijuru, ngo kugira ngo abatarafatisha ubuzima n'abasuhuke bimutse vuba, ba bandi batuzwa no guhumba naza guhumba asange birahari. Ashimira Imana, muriho muranyumva, avuga ngo Mana ndagushimiye nanjye kungaburiye, nubwo ntahinze, nubwo n'umusuhuke, nubwo ntarafatisha ubuzima, mbonye ishimwe binyuze mu bafatishije ubuzima. Sinzi niba muduhishurira. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari imbogamizi zigera muri eshatu zituma abantu benshi rimwe na rimwe muri bwa buzima tuvuga, mu buzima dufite cyangwa amashimwe dufite ataremera abandi amashimwe. Ndavuga imbogamizi eshatu. Iya mbere ni amarangamutima yakomeretse. Amarangamutima yakomeretse kubera ko nta muntu utanga icyo adafite. Hari igihe usanga umuntu iwabo mu buzima bwabo yarakuye umusambo n'imibare idashira, no mu gihe Imana itangiye kuguha ubuzima ugasanga ahubwo nibwo imibare yiyongereye. Ubundi imibare yagakwiye kugabanuka, ariko kubera ko iwabo ntibigeze batanga, ntabwo yigeze abona, mama we yabibaga ibiryo, sinzi niba narabibabwiye, ugasanga afite umwuka wa mutsirika imbwa zigahunga. Mutsirika imbwa zigahunga ni umuntu w'Imana n'ibijumba byagaze, ku buryo nubwo yaba afite imyenda irenga 5 akomeza kuzajya yireba gusa, ntazigera yambara ariko agakomeza akayireba. Urimo uraburizamo ikintu gikomeye cyitwa amashimwe y'undi muntu wagakwiye gushima ku bwawe. Kuko hari ibibazo Imana itazava mu ijuru izikemure, kuko wagakwiye kubikemura bitewe n'ibyo Imana yakoze. Kandi ubwo buzima buraryoha. Niba hari ubuzima buryoha, ni ugukoreshwa n'Imana gukemura ibibazo mu bantu. Warangiza gukemura ikibazo mu bantu bagashima Imana, bashimira Imana ko yabakemura ikibazo nyamara ari we yakoresheje. Imana ifashe muze kumva mu izina rya Yesu. Ariko ndashaka kubabwira ko iyo mbogamizi muri Kristo Yesu irakemuka. Uriho muranyumva? Ntabwo mbona umwanya wo kuyivugaho. Bibiliya igaragaza ko Yesu ataje gukiza ubugingo gusa, ntiyaje no kugukiza mu mufuka gusa, ahubwo yaje no gukiza imvune zo mu mutima. Niba uri hano ukaba wararakaye, ukaba urindakare, ukaba udatanga, ukaba wumva nta muntu wagirira neza, Yesu yagukiza umutima ukaboha ukagira neza abantu. Iya kabiri, imbogamizi ya kabiri ni inyigisho zivuga ku bantu babi gusa aho kuvuga kuri Yesu. Hari inyigisho z'amatiku zivuga ko abantu ni babi, uriho muranyumva, ngo umugirira neza akakugambanira, mu yandi magambo zongera urwabo. Ngo iyo ugiriye neza umuntu araguhemukira, uwo ni umwe waguhemukiye, kandi icyo wakoze mu maso y'Imana ntabwo kibagiranye. Uriho muranyumva? Usanga rero hari inyigisho mbi zitubwira abantu cyane, amatiku y'abantu kutubwira kuri Yesu, ugasanga abantu rero barifata ubuzima bwabo barafunze. Icya gatatu, imbogamizi ya gatatu ni amakuru n'ubuhanuzi bitari ukuri by'iterabwoba bijyanye n'ababuzi gusa. N'umuhumeka bazawujyana Tanzania bazamura, uragira se ngo barawushatse baruhu. Nuramuka umuhaye amafaranga, narabyumvise n'abakosoye, uhariye Nyabugogo aho umuntu usabiriza ngo imuhaye amafaranga y'amanuka ni kuzimu, mvuyo k'amafaranga yawe bakaguteza inyatsi. Ntabwo amafaranga yawe ushobora no kwishyura umuntu akureba, yarangira akaguha amafaranga yishyura ni buyane nanjye baha. Ariko usanga dufite amakuru n'ubuhanuzi bitari ukuri by'iterabwoba. Mbibutse ko ibintu byose dukora muri Kristo Yesu tubikora kubwo kwizera. Haleluya, twebwe tubikora mu bijyanye no kugira gute? No kwizera. Iterabwoba ry'abarozi n'abapfumu n'abaturoga kubera ko twagize neza, ngo n'umuha umuceri ngo bazawuroga ngo nta muceri uzongera kuboneka iwawe. Uko ni ukwizera guciriritse. Dukwiye kugira kwizera kureba ibyo ngibyo tugakoreshwa n'Imana ibyo Imana dushaka. Tuvuge ngo amen. Ibi hamwe n'ibindi ntabonye umwanya wo kuvuga bituma tugira imitima ifunze. Imitima turayiganira ku buryo hari abantu usanga mu buzima bwacu barabuze amashimwe, nyamara twebwe twagakwiye kubarebera amashimwe. Muranyumva? Kubera ko hari ibintu bikomeye Imana yakoze mu buzima bwacu, natwe hari abandi bantu twagakwiye gutuma bashima Imana
akabyara n'imashini mu bandi bantu. Imana ifashe muze kuyu. Hanyuma kugira ngo nihute tuze kubona umwanya wo gusenga, ndashaka kwahishurira imitima igera muri 5 tugomba kureka kugira ngo Imana idukore ko umutima w'ishyari nta kintu uzana uretse urwango rudafite impamvu. Murangi bene data dukwiye kureka umutima w'ishyari. Kayini yagiriye nabi n'umuntu nawe Abeli abitewe n'uko Imana yashinze igitambo cye, arangije ararakara kugeza ku rwego rwinshi. Mu bintu Imana ikwiye kudukiza muri aya materaniro ya burakeye n'umutima w'ishyari, kuko umutima w'ishyari y'umuntu awufite no mu gihe cyo kugirira neza uraza kugiriye neza, usanga agira neza agirira nabi, usanga agira ishyari akarigirira n'uwaruta kubera ko abonye akantu gatoya gusa ngo yazakira sakado. Imana idufashe kugenda neza. Umutima wa kabiri sinasomera Bibiliya cyane, ni umutima ugambanira abandi, ukina diro zo kugambanira abandi. Natekereje muri Bibiliya Balamu yagambaniye Abisirayeli kugira ngo babibone inyungu. Hari abantu tugira bakina diro kugira ngo babibone inyungu. Urumva muntu Imana izaba ari mu buzima, Imana izaba ari mu buzima bwo kugambanira umuntu kugira ngo bibone biki. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga icyizere mu bantu cyaratakaye kubera ko abantu bagambanirana babikinamo diro kugira ngo bibone mu buzima. Ariko Imana ibarinde kuko bigira ingaruka zikomeye cyane. Imana ibarinde bigira ingaruka zikomeye cyane. Impamvu bigira ingaruka zikomeye, ntabwo ushobora kugambanira umuntu Imana ni umucamanza utabera ngo uzasaze gutyo gusa. Imana bigerageza ikabisobanura kubera ko Imana ni umucamanza utagira utabera. Umutima wa gatatu tugomba kwirinda ni umutima utegera abandi mu gihe kibi ngo bakobe. Hari abantu twita abibonye muri Bibiliya, ni abantu bahaze, ni abantu baruhukira mu mahoro yabo, ariko buri gihe baba bategereje kubona abandi bahuye n'ibizazane kugira ngo baseke. Uri kunanirwa kumufasha wowe uraguseka. Kera muri ADEPR hari ibintu tutahaba. Mundebe hano mbabwira, murabizi ko kera ntihari ubusimu buhambaye cyane, uyu munsi hari ubusimu, ariko kera habagamo akantu k'urukundo ko kurwanira ishyaka mwene se no kutamwambika ubusa. Murabyibuka ko kera kahabaga. Yeweho nakuriye mu cyaro abantu bajyaga no guhingira abandi, twabitaga ngo ni abapene b'abasazi, bakajya guhingira abandi kugira ngo atararanya abapfa kandi bakazabuseka. Ariko ubu tugira abantu basengana, usanga umwe hanze ntabwo mubizi, njya mbibona mu bindi bice bitari hano Gasabo, hari n'abibutsa abandi bari ku bigo cy'akakara. Kandi ubwo wenda haba amazi yaragiye, ari byo tuzi. Mu minsi yashize nabonye ikintu kintera ubwoba Nyabugogo, gutega n'abamotari bisaba gusengera, kuko abamotari birarira hanze. Sinzi namwe ko ngaragora. Mara Nyabugogo baraparika, agahita aryama kuri moto acuritse umutwe, amasaha 2 byagera saa 9 gaho. Uwo nta cumba agira, nta geto nyine zarahita ikigaragira. Urumva rero kugira ngo uzamubone yakarabye n'induru, ukujyana Nyabugogo ahita akarwa mu maso, agahita akomeza akazi nk'ibisanzwe. Dufite abantu babayeho ubuzima bukomeye ku buryo no kubona amasogisi yo kwambara. Umunsi umwe nigeze kujya kubwiriza mu iteraniro, nsanga uwabiyoboye icyumba cy'amasengesho nta masogisi yambaye, kandi iyo misakirego kuri ngewe wakuriye muri ADEPR. Hajya mureba umukarambira mu Jean Paul, ntumurebe cyane, ahubwo umufuka ufite amafaranga angahe. Mbwira Imana mfite 7,000, ariko nta gahunda mfite. Umutima wahise mufunga, nta gahunda mfite yo kubikoraho. Nari mfite imibare yegeranye, hari igihe imibare yegeranye. Hanyuma Umwuka Wera akomeza kwitoratoza, nareba ku ruhande nkabona niwe neza, nkabona nta masogisi yahagaragara tame, nkabona nta masogisi yambaye. Bwa mbere natangiye nkeka ko ari ubupagani. Hanyuma hagati y'iterano Umwuka aransura, arambwira ngo Jean Paul, ibyo bitanu imibare wari ufite ntabwo yihutirwa. Iyihutirwa ni iy'amasogisi y'umuntu, kandi ufite itike iraza kukujyana. Uyu nguyu mugurira amasogisi
urabumoreye igikoro we ntari buze kumenya icyo nge nawe twakoze ariko ndabagukoresha mumbaze ngo ahise ubikora nafunze umutima nabikoze nawuhagije byaranambabaje nabikoze nawuhagije natinze ajya numva n'impamvu nabi nayamuhaye nakora n'impanuka mu ijuru sinzayijya ndavuga nti rero aho kugira ngo mpfe ndimbuke reka nyabuge nageze n'imbere imana andi mafaranga arenze kumva agahinda karangiye ndavuga nti iyi imana ibimbwira bwa mbere nkayamuha umugisha wose wo mu bana nari kuwakira bene data nivuga kuba abandi tugira abantu bakuba abandi kubera ko bahukira mu mahoro sigaye mbibona no musengera umuntu akinjira akabona kugira ngo tako parfenite ntabwo ntabwo hano ntabwo muhumura neza ariko iyo muntu ashobora kuba atanazi na parfum atarayibona nzi abantu bari i Kigali ariko ku buryo wamubaza parfum avuga ati ntayo nzi njya numva bayivuga kuri radiyo imana iturinde uyu ni umutima ukomeye cyane umutima wa gatatu gutegera abandi mu gihe kugira ngo bakore Dawidi aho Abusalomu hari umugabo wamukobye kandi Dawidi yamushyize ku rutonde kuko ko ari isezerano rya kera witwa Shimeyi ngo yaramututse agera ku rwego amubwira ngo po uri umwicanyi amutuka ibitutsi ntakugira muri aya materaniro nk'umwana w'Imana uriho murabyumva ariko agiye umugisha abona undi mugabo reka muvugire rimwe ntaza kubona umwanya nta mwanya mfite Yesu ashimwe witwa Bazirayi nasomye Bibiliya ngiye kubabwira ahantu mutari mwasoma nanjye nabonye ejo bundi kandi narasoma Bibiliya reka mpababwire nimugera mu rugo muhasoma Yesu ashimwe muri Samweli wa kabiri muhandike ibice 17 28 kugeza kuri 29 mwisoma murasoma mugeze ku Samweli wa kabiri ibice 17 Samweli wa kabiri 17 28 kugeza kuri 29 uyu mugabo witwa Bazirayi yari umukire udafite icyo akeneye nta n'icyo yari akeneye kuri Dawidi dore ko yashatse kumuhemba aramubwira ati jyewe wimpemba afata umugaragu wanjye njye ni umuntu wahaze kandi ibyo birungo mbwira kiri Yerusalemu n'umuziki ntabyo nkeneye rwose mu yandi magambo icyo yakoreye Dawidi nta kintu yari amukeneye nta mibare yari irimo hanyuma ngo amenye ko Dawidi yagiye mu buvumo bw'Imahanayimu yataye byose nta kintu na kimwe afite nta gikoresho na kimwe cyo mu nzu reka basomere ibintu yamujyaniye muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bivuze mu Kinyarwanda cya kera biragoye kubyumva ariko nagerageje kubishyira mu Kinyarwanda cy'uyu munsi mwumve ibintu yamujyaniye yagemuriye Dawidi ari Mahanayimu yamuzaniye iki amasafuriya ureba hano yamujyaniye amasafuriya ibikombe ibikoresho by'ibumba ingano ifu ingano zokeje uvuge n'injugu niwe watangije umushinga wo kujyana Dawidi injugu amashaza ubuki amavuta intama n'inkwavu rero ibyo bintu byose muza kwasoma byanditse mu Kinyarwanda cya kera ariko ayo magambo nicyo avuga yamujyaniye ingano amasafuriya ibikombe ibikoresho by'ibumba ingano zokeje amashaza ubuki amavuta intama n'inkwavu ako kantu Dawidi akabika ahantu aravuga ati nisubira ibwami hari igihe umuntu aremerwa ishimwe na mwene se kubera ko ahagaze mu gihe kimwe wari muremere ntabibika mu mutwe abibika hano aha ku buryo kubyibuka ntibisaba yuko avuga uhajya ngo nibyo wangiriye neza we ubu nawe ushobora kubibutsa hari abantu mutabitse hano mwabitse uvuga uti Imana iyo atabawe ku munsi wanjye w'ubukwe yatanbereye kandakira aho ngaho Imana idufashe Yesu ashimwe haleluya umutima wa kane ni umutima wuzuye ubwibone mu bintu Imana ibarinda kugira ngo muzabyarire abana bashima Imana ibari mu mutima w'ubwibone hari umufarisayo wajyanye n'umukoresha w'ikoro gusenga ku musozi bahageze aravuga ngo Mana ngo ni umufarisayo ngo urabizi ko ntameze nk'uyu mupagani hanyuma amaze kubivuga mu byanteye ubwoba Yesu
ashimwe. Haleluya. Ntabwo gusenga kwe kumvise ubwibone buterwa n'iki? Hari ubwibone bwo mu mwuka, ako mukandike muraza kwigishwa n'umwuka wera. Hari ubwibone bwo mu mufuka, hari ubwibone bwo mu bumenyi skills, hari ubwibone bwo mu buranga. Usanga umuntu nta kintu ashobora gufasha undi amusuzugura ukarabona sako ateye ugasanga nyine ntabwo yashoboye gukora. Umutima wa nyuma ni umutima wo kwikunda. Yewe abana banjye, yewe abana banjye, yewe abana banjye, umuntu adashobora kurekurira n'umuntu n'umwe gusa. Ugasanga amaze imyaka nta muntu n'umwe ndarira ngo aragize na segonderi. Ugasanga ndagije imyaka nta n'umuntu ndafasha ngo arare neza ararashimira Imana. Iyi neza rero ntabwo yibagirana. Nicyo nshaka gusoreza aho dusenga. Yesu ashimwe. Dawidi arimo aragasaba yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye, hari ikintu ushaka kuzazirikana. Abana b'Abazirirayi babandi bamfashije n'imahana y'umuvumo bakandemera ishimwe, wa mugabo wamfashije nubwo yanze ibihembo byanjye, ariko hari ikintu nsaba. Umunsi uzagera ku ngoma uzabahamagara mujye musangirira ku meza. Ubuzima Imana igenda idushyiramo, wowe uremera abantu amashimwe ntacyo witayeho uyobowe n'uko Imana ishaka, iyo neza ntabwo izibagirwa. Imbere gato uzayihasanga. Haleluya. Kandi nibutse ko ubuzima mudahora mwubakiye ahantu hamwe. Ubuzima ntabwo ari statike, ntabwo buhora hamwe. Nawe ejo Imana ishobora kumuzamura ikamugeza kure, yahagera ugasanga niwe ukeneye. Uzi iyo wamugiriye neza amerewe nabi, none yaba umukristo mwiza arakatinjira papa niwe mbere aho mvuye. Jyewe nigeze kuganiriza umwana yari yarananiranye yaragoranye, ni nawe dusoreza aho dusenge. Ndamuganiriza ndamubwira nti mwana iga utsinde ikizamini cya leta na runari. Sinama namugiriye ndamwitota. Uyu munsi ni umuganga, iyo ngiye kwivuza niwe wa mbere arambwira ati ticha uracyakubitana ibintu waho igira vuba. Ntabwo atinda aravuga ati arabanza akagira se banze ko cyari sobeho yoya kwa muganga ntabwo ameze neza. Imvura nicyo cyanzanye akantambutsa ahantu hose. N'uyu munsi ajya abibwira abandi bana. Mfite n'undi biga i Roma mu Butaliyani, namugira inama rumwe no mu giturage apfuka ikizamini cya leta, ashaka scholarship, twarabivuganaga abona buruse ajya i Roma. Ageze i Roma n'uyu munsi aracyabibwira cyangwa ticha ati Imana izampa amafaranga kandi ari kwiga medecine i Roma mu Butaliyani. Urumva narangiza imbere mfite umuntu. Kandi icyo nakoze kiroroheje, kumugurira ikayi imwe ukamuha ikaramu ukamubwira uti biga gutya bigenda gutya niwe uranyumva. Imana tugiye gusenga muri aya materaniro iduhe imbaraga idufungure n'imitima dukora ibintu bikomeye mu buzima bw'abantu. Turemera abandi amashimwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ejo bundi nagiye Gikondo gushura, ninako nsoreza ntabwo nari kugenda ntakavuga. Nagiye Gikondo, ngeze Gikondo mpasanga umugabo uyobora icyumba. Noneho ni umugabo mukuru kujya kungana. None nkajya mbona aratubyinisha, mbona ari kutubyinisha ibintu bisa n'ibyaha hahandi. Ajya kugeza umwanya warakura ko mbanza kwitonda nigira mu gusaza. Nanjye afata ukuboko ati mbona abakristo bose bari muri icyo bita vibes mu Cyongereza, baravibrate. None ndabaza habaye umugabo ko kuziyitunga ari umuntu w'Imana. Barambwira ati muri iyi minsi Imana yamukoreye igitangaza cy'umunsi. Ati umuntu Kristo ati imyaka yose yaramaze mu mugira ijambo ati ya ntanzu yagiraga yirirwa agasembera bamwirukana ayoboye icyumba yari yaramerewe nawe. Ati mwene se aragenda yubaka inzu nziza ashyiramo ibikoresho byose bishya arayibura ayimwandika adafite amavuta. Nanze kwivugira hagati mw'iteraniro ngo nabirinze wenda muzamumenya, ariko ari kubyina muri iyi minsi ayoboye icyumba arakina. Noneho akibagirwa ko ayoboye icyumba kubera iki? Hari mwene se wamuremeye ishimwe ridakama yamukuye ku kandori n'induru n'amarira yo guhora akodesha yirukanka n'abana no kuyobora icyumba. Ubu afite amavuta arabarabyina. Nta muntu waremera amavuta. Tugiye gusengera imitima yacu, muhaguruke dusenge. Imana ibahumurije. Katsenga kugira ngo twihute. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko wakoze ibintu
bikomeye mu buzima bwacu. Turagushimiye ko watugiriye neza Mana. Turasengera imitima yacu uburyo yagiye yifunga, uburyo yagiye yakira amakuru mabi, uburyo abantu mwami bagiye batugirira nabi, ubuzima bwacu bugakomereka. Turayisengeye ngo ifungure, uturinde umwuka wo kwikunda, uturinde umwuka w'ubwibone, uturinde umwuka wo kwirebaho. Imbaraga z'umurisha ziceceke. Turashaka ko ibyo wakoze mu buzima bwacu birebera abandi amashimwe. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa mu izina rya Yesu. Amen. Imana yacu